ni neza n'ubunungirira ikiganza cyawe gihora kuri njye abamarayika bahora bankikije izina ryanjye ryanditse ku mutima wawe ndi umwana mu rugo kwa data mpora nibaza icyatumye unkunda ntangazwa ni neza n'ubunungirira ikiganza cyawe gihora kuri njye abamarayika bahora bankikije izina ryanjye ryanditse ku mutima wawe ndi umwana mu rugo kwa data amahoro ibyishimo munezero bihora biri mu mutima wanjye amahoro ibyishimo munezero bihora biri mu mutima wanjye. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi ni umunsi mwiza, umunsi w'ibyishimo ku itorero, mu miryango ya Theoneste na Charlotte bari hano uyu munsi baje ku bushake bwabo babitewe n'urukundo bakundanye. Reka tubasabe rero bongere bageshe ubuhaguruke kugira ngo twongere tubabereke bwa nyuma tubabaze niba mukibahamiriza iteraniro bumva Theoneste tutamushyingira amasengesho cyangwa amasengesho tumushyingire Theoneste. Twagiye dutanga uwo mwanya ariko haramutse wacikanywe mu gihe twabikoraga umunsi akaba aribwo yibutse ukaba ufite impamvu yumva tutabasezeranya uramutse ufite kwayakira tukayigaho niba mwambuye ikiganza. Theoneste n'amasengesho nabona kunze kubabaza no kanya njya kubinjiza nawe babajije mbabaza ngo ese mugacabikomeyeho mugacabishaka kuko uyu munsi isezerano tujye kubasezeranya ni ibyo kubana karamata, ni ibyo kubana iteka ryose umuntu akwiye gukora yabyitiyemo. Ariko ndacyabaza niba n'ubu mukibyemera ko uyu muhango twega tuyobora tukabashyingira. Muracyabyemera ko tubashyingira? Mwiyicarire gatoya. Yesu bamugisha. Yesu ashimwe cyane. Mu gitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro dusangamo inkomoko n'itangiriro ry'ibintu byose. Ni byiza ko tugisoma uyu munsi ko tugiye gutangiza icyerekezo kitari kiriho. Yesu ashimwe cyane. Mu bice bibiri umurongo wa 18 bavuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Umurongo wa 20 bavuga ngo uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yarataraboneka. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu uticura, arasinzira imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu, aravuga ati uyu ni gufa ryo mu magufa yanjye na karakomara yanjye azika umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Umuvuge ngo amen. Umuryango Imana igiye gutangiza none ni umuryango wa Theoneste n'amasengesho. Ntabwo mwawubayemo, ariko bamwe uyu munsi batangira kuwuriramo, abandi baratangira kuwubamo, abandi batangira kuwugendamo. Uyu munsi Theoneste ndabizi ntabwo utaha uko waje. Wowe usanzwe uza muri runo rusengero ugataha uko waje, ariko uyu munsi uko waje siko dutahe. Haleluya. Amasengesho ndabizi ko uyu munsi ugataha uri Imana icyubahiro, ugataha uko waje si kugiye gutaha, kuko Imana irashaka gukora ikintu gishya. Birashoboka ko muri iteraniro harimo abantu babisengeye babyifuje, mukumva mufite inyota n'icyifuzo cyo kuzabona amasengesho yambaye ko yambaye yabaye umugeni. Mukumva mufite icyifuzo cyo kubona Theoneste ameze kuriya, mukifuza kubona uyu munsi.
none uyu munsi mukaba muhibereye Imana ikaba igiye kubikora muhaye. Ese barahari hano ku buryo wumva hari agaciro kari mu Imana ikorera. Hari abantu babyifuje batabibonye, bumvaga babona ubukwe bw'amasengesho cyangwa Theoneste batabibonye, ariko uyu munsi w'Imana yakugiriye neza. Yesu ashimwe cyane. Rero Imana turayishimye, twese icyubahiro. Igiye gukora ikintu gishya. Haleluya. Igiye gukora ikintu gishya, ikintu cyiza, kandi ntabwo ari ikintu ikoze uyu munsi, si ikintu iremye none, ni ikintu yaremye kera, ahubwo uyu munsi igiye kutugaragariza. Kuba mubona masengesho Charlotte na Theoneste Murenzi bicaye hariya bikubiye mu rukundo rw'Imana. Bega nimushaka kureba urukundo rw'Imana murebe hariya. Mujya mubaza urukundo rw'Imana icyo ari cyo, nimushaka kumenya ntimurebe hariya gusa, sicyo, murebe hariya. Murebe hariya, kuba mwicaye aho si uguhatana kwanyu kwa cyane, si ubwiza n'igikundiro cya cyane, si imiryango ihambaye, si kashi, oya, si ukwirira kwanyu ku buryo bukomeye cyane kurenza abandi bantu bose, si ubwiza n'uburanga mushobora kuba muhindukiye amaso inyuma murebye hariya cyangwa n'inyuma yanyu mwabona n'abandi byabera, ariko kuba mwicaye aho ngaho urukundo rw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ababyeyi b'amasengesho mwagukiye, ndashaka ko tubashimira. Mubashimire. Ndashaka ko tubashimira ko Imana yabakoresha ikintu kinini, kuva amasengesho umwana utwita mukamubyara, mukamurera, mukamufasha kwiga arangije kaminuza, mukamugaburira, ibyo mwamukoze byose Imana yabakoresha. Mubashimire. Ababyeyi ba Charlotte, ababyeyi ba Theoneste, namwe muhaguruke. Tubasha kubashimira cyane. Kugira ngo Theoneste umusore wize, umusore witaweho, ufite uburere bwiza, buriya ntabwo ari ibintu yatoraguye, afite inzira hariho byavuye. Hari abasenze, hari ababuraye, hari abavunitse. Abo bantu bose rero bavunitse muhagarariwe n'uyu muryango, ndashaka kubashimira. Mwarakuze, mwaba umuryango mwiza, mwumviye Imana, ariko hari ikintu Imana yabigamije, hari ikintu Imana yashakaga, hari ikintu Imana yatekereje mwebwe mutazi, kuko Theoneste mwariraga, Imana ifite umugambi urenze uwo mwamubonagamo. Imana ibyo yamutekereje birenze mwebwe. Uyu munsi ndashaka kubaguza Charlotte. Ndashaka kubaguza Charlotte bya bintu byose mwakoze, iby'abavunye byose, mwabaye abayenjeniyeri beza, kandi mwabaye abahanga. Mwabaye abahanga rwose. Inzu y'Imana, icyo Imana yashaka ko mutegura, Theoneste Imana yashaka ko mutegura, burya yamuteguraga ibyo mwakoraga byose ireba mu mukobwa wa Charlotte. Yagambiriyeho kubw'urukundo, ishaka kuzamugira neza, ikavuga ati ariko haba umunsi nzakugira neza. None rero ndabingira mu izina rya Yesu Kristo, mubaze mwakira umugisha w'Imana. Ibyo mwakoze tubashimire cyane, kandi Imana izabibemera, ariko mwambuye ibiganza kugira ngo ibyo biganza mwambuye iyo niyo myiza. Uyu munsi ni ukuvuga ngo umva Theoneste, dore uyu Charlotte. Charlotte yambaye ibiganza, yambaye ibiganza, Theoneste ni umusore mwiza. Imana imuguhaye, imwimye abakobwa benshi. Ndabona n'uyu mwanya wisubiye gatoya, hari benshi bahita kubavuga ati mutwihenge. Imana imuguhaye, imwimye abakobwa benshi, si byose. None Charlotte, wabinsezeranya ko Imana itazigira yicuza kuba yaraguhaye Theoneste, kuzamwitaho, kuzamugira neza, kuzaguha ishuri cyose akanezerwa, akagubwa neza, ku buryo nta na rimwe ari we ari n'Imana izicuza impamvu yagusumisha abandi bakobwa ikaguhereza Theoneste. Wabinsezeranya kuma izi uhagaze wicaye imbere yanjye, Imana iri hano, ababyeyi bari hano, ndashaka gusezeranya icyo kintu. Nakoze cyane. Kugira ngo wa munezero wa Charlotte uzaboneke, kugira ngo wa munezero wa
Theoneste uzaboneke nuko Theoneste ugomba gukunda Charlotte, ukamukunda nkuko Kristo yakunze itorero. Yararigitangiye, yego yariciye bugufi. Ku mugabo sukuba bose, ku mugabo no guca bugufi, nuko kuba hambo. Charlotte ntabwo ashaka bose, arashaka inshuti, arashaka umugabo uri hambo, umugabo uri simple, umugabo abasha kwegera, abasha kubwira ibintu bidasabye gukora protocole. Ari dusanga umugabo ugasanga kugira ngo umugereho bisaba ko usaba audience, n'umugore ukabona kumwegera bitoroshye no kumuvugisha bisaba ngo abanza bisenge. Oya, umva Theoneste, Charlotte ukeneye kumukunda, kandi Charlotte nawe ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ugomba kuganduka, kumvira, kubaha, ugomba kwemera Theoneste nk'umutware w'urugo, nawe ukamubera umujyanama, ukamubera umuntu ufatanije kugira ngo aho Imana ishaka kubajyana muri wa muryango batangirije abariho muzajya. Iyo mutajyanye mujya ahantu habiri, kandi abantu bagiye ahantu habiri ntabwo basha kugira ahantu hamwe. Buriya hari ibintu bine nshaka kubwira Theoneste. Iyo tuvuze gukunda umugore, kumwitaho, hari ibintu bine nshaka kubwira. Ibyo bintu bine nshaka kubwira bikubiyemo ko icyo Charlotte agukeneyeho ari ukumwitaho, ari ukumukunda. Bagabo bari hano, mwambo biganza bagabo mwaha mwagire neza mukabona abakuze. Yesu turamushimiye cyane, haleluya. Niba wicaye hano ukabuze ko umugore watanezerewe, ushaka kuze gutaha ubyeyi bakwiye n'inkweto. Niba wicaye hano umugabo ariko ukabuze ko aho uri umugore wawe ataguwe neza, atanezerewe, kubera ko nta kindi kintu Imana yaguhereye urugo ni ukugira ngo unezeze, utume umugore wawe agubwa neza. Niba ataguwe neza, nushaka ko abantu bakubaha gute, ariko uyu munsi ugenda ugata ariko nubwo nita umugabo ntacyo maze, kuko icyo nkwiye kubamara ntabwo nagikoze. Rero Theoneste, umva ibintu bine Charlotte agutegerejeho. Ibyo bintu bine ni inyuguti enye z'icyongereza, tuzita 4 C's. Inyuguti ya C ya mbere ni inyuguti twita care. Bega Charlotte ntujye ngo yarabuze ahantu aryama, yarabuze ibiryo, si byo Charlotte. Umva ikintu agushakaho, urashaka ko uzamuha care. Ko Theoneste uzi gutanga care, nuko uzamwitaho. Agutegerejeho uwo mubano, ubwo busabane, agutegerejeho kumwitaho, kumukundwakaza. Se ya kabiri tuyita communication and dialogue. Charlotte akeneye ikiganiro cyawe. Ndabizi ko nta mazu menshi ufite muri Kigali, cyangwa n'ahandi ushaka ko utafite menshi. Uzasanga ibintu bitumye Charlotte agukurikiye ari ibigambo wajya umubwira. Uhera mu gitondo, saa sita, je t'aime, hani, usa n'umuseke. Nkubuze napfa, nkubuze nahwera, singisinzira, kandi ukabikangutse. Yasinze ibintu bye, yabwiye abantu tumuze tugende. Arabizi ko nta etaje ugera hano i Kigali. Rero Theoneste, Charlotte afite amatwi abanguye, ategereje gukomeza kumva ibyo kubwira. Bajya bavuga ngo abagore n'abanyamagambo, ariko abagore b'abanyamagambo ni abagore batagira abagabo batega amatwi. Iyo umugabo utamutega ugutwi, iyo ageze igihe akaba umuntu umuganiriza, abwira uwo abonye wese. Abwira uwo abonye wese. Rero Theoneste kandi abagabo bakunda wirambuye bose. Ntabwo ari ingingo z'ingenzi. Byamfashe umwanya kubyiga. Ntabwo ari ingingo z'ingenzi. Ashaka ko umubwira inkuru, aho wagiye, uko byagenze, aho mwahuye nabo, kandi agashaka ko umutega amatwi ukamwumva. Icyo kiganiro aragikunda, agikunda cyane. Inyuguti C ya gatatu yitwa kado. Abagore bose burya bakunda impano, n'uwanjye arayikunda.
iyo nkamuhaye mbona nezerewe cyane. Nta kado ntibivuze ibintu bihambaye buri gihe, ubwo ushobora gusanga ushaka utakunda injugu. Injugu zibanga si ijana na seka cyangwa akabombo. Mbega hari igihe usanga abagabo bananirwa n'utuntu dutoya, ikintu wakoraga ukirangagiza umukobwa, kakara wamuciraga, kakabombo wamuhaga, kagasosiso, kagasambusa, umva uzi ko ushobora gutaha uzanye sosiso cyangwa sambusa cyangwa kayawurute cyangwa injugu zikabuta ibisobo 8 yateguye, ku meza ako kamuzaniye. Ariko nk'avuga ya kane nawe Charlotte, hari ibintu Theoneste abutegerejeho. Ni inyuguti enye nawe, inyuguti twita A, B, C na D. Utuntu dusakanya. Inyuguti ya A ni ijambo ry'igifaransa twita akeye. Akeye agutegerejeho kuva yaho bwa ntugire ngo yegeze abona umuntu mwakira mu rugo, ntugire ngo yegeze agira mu rugo abantu bazikanye kaza kuza, ntugire ngo yegeze agira mu cyumba haba wategereje kaza kukiraramo. Rero ategereje akeye, ategereje. Kandi mu bintu ukwiye kumenya ni uko nta wundi muntu ushinzwe kwita ku mugabo wawe uretse wowe. Hari igihe umugore amara gushyikira umugabo akumva ko birangiye, akamuteza barumuna be, akamuteza abakozi, akamuteza abaturanyi, nawe ukiryamira ukidamarira. Umva shayo nta wundi muntu ushinzwe Theoneste. B ni ijambo ryitwa bote. Bote bivuga ubwiza bw'inyuma. Uriya nubwo shayo utari umunyamasengesho, ariko nabizi ko mu bintu Theoneste yarebyeho n'uburanga birimo, sibyo Theo? Rero Charlotte, ujye umenya ko ibibazo by'umubiri bidakemuzwa mu mwuka. C ya gatatu yitwa cuisine. Akeye, bote, cuisine. Umuntu wavuze ngo umugore utazi guteka ntabwo biragoye ko umugore mwiza. Ya D yitwa determination. Niyo Theoneste mu masengesho aguke babaza iki kintu. Iyo mvuze commitment, iyo mvuze determination, ndashaka kugira ngo Theoneste kongera gutegereza Charlotte kugeza uyu mwanya wawe ugifite amahitamo menshi. Ariko ndashaka kugira ngo inyuma ya Charlotte uyu si Margarita mubaye. Charlotte ni umuntu kuba umuntu uvuze ko ari umunyantege nke, uzi ko aribyo azananirwa. Theoneste kuba ari umuntu wumva Charlotte ntujye ngo nubwo nawe umuhungu uri smart witonda, ariko si igitangaza kuzasanga n'ubu Theoneste amufite n'undi. Rero determination, commitment, iravuga ngo fasha icyemezo. This is my choice, this is my last choice. Ibyiza ukeneye muri Theoneste, ibyiza wifuzaga mu mugabo byose biri muri Theoneste. Ibyo utazamubonamo uzabimuhindemo bizera. Nuhinga ntibyere uzafumbire muri iwe bizera. Nubona byanze kwera uvuge ibintu byahe byanjye, nta handi biri. Urumva Theo, ibintu wumva ukeneye mu mugore byose Imana yabigushyira mu Charlotte. Ibyo utazamubona uzabimuhindemo. Ibyo uzahinga ntibyere muri Charlotte uzavuge ngo biga ntabwo byari byanjye. None ndashaka ko uyu munsi umenya ngo inyuma ya Charlotte nta yandi mahitamo. Umenya ngo inyuma ya Theoneste nta yandi mahitamo. Mbega ukaba kwa wari bamufashe icyemezo. Urumva ari icyemezo cyawe cya nyuma, ari amahitamo yawe ya nyuma. Ibyishimo ushaka byose, ibyo ukeneye byose, ibyo uzaba utabonye azaba we wabishatse nabi. Uzabishake neza uzabibona, uzabihinge, uzabivomerere, uzabyuhire, uzabibona muri we. Ariko umenye ngo nta yandi mahitamo. Niba rero ibyo bintu mubyemeye, wemeye ko amahitamo yawe, ndashaka ko mutera intambwe mukegera hano hafi yanjye kugira ngo mbabaze noneho mubitwemerere. Ndashaka ko mwegera hano hafi yanjye. Ngiye kubanza mbaze Theoneste imbere y'Imana iz'umutima wawe. Ndakubaza wowe Murenzi Theoneste, ko wemeye kujyana uyu masengesho Charlotte ngakubera umugore wawe bwite ushingiwe n'itorero, uzajya umwitaho uhereye none no mu gihe kizaza
mu byago no mu munezero, mu bukire no mu bukene, mu gihe ari muzima cyangwa arwaye, mu gihe azaba abyaye cyangwa atabyaye, uzamukunda umukuyakuye nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, muzabana utamurutisha abandi bagore. Byemereye imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu ndetse nanjye ubwanjye ubashyingiye. Niba ubyemeye urarambura ikiganza cyawe cy'iburyo nurangiza ubitwemerere. Agushimira Imana cyane. Tereza iyo mikrofone Charlotte nawe mubaze. Imbere y'Imana isi umutima wawe, ndakubaza wowe Masengesho Charlotte, ko wemeye kujyana Murenzi Theoneste ngakubere umugabo wawe bwite ushingiwe n'itorero, kuzajya umwitaho uhereye none no mu gihe kizaza, mu byago no mu munezero, mu bukire no mu bukene, mu gihe ari muzima cyangwa arwaye, mu gihe azaba abyaye cyangwa atabyaye, uzamukunda umukuyakuye nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, muzabana utamurutisha abandi bagabo. Ubyembereye imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu ndetse nanjye washyingiye. Niba ubyemera urarambura ikiganza cyawe cy'iburyo utwemerere. Urakoze cyane. Ibyo bananiye bazagorwa n'ibindi byinshi biganiye mu byoroshye mu byo bagiye gutangira gukora. Rambura ikiganza cyawe cy'iburyo. Njyewe Murenzi Theoneste ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu, nemeye ko uyu Masengesho Charlotte ambera umugore nshingiwe n'itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, mukunda, murinda, mukuyakuya, mumara umubabaro, dukize, dukennye, tubyaye, tutabyaye, arwaye, ari muzima. Ntabwo nzifuza abandi bagore kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu. Yesu azabimfashemo. Abakiri n'indahiro ya Charlotte. Njyewe Masengesho Charlotte ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu, nemeye ko uyu Murenzi Theoneste ambera umugabo nshingiwe n'itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, mugandukira, murinda, mukuyakuya, mumara umubabaro, dukize, dukennye, tubyaye, tutabyaye, arwaye, ari muzima. Ntabwo nzifuza abandi bagabo kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu. Yesu azabimfashemo. Turashimye cyane. N'abandi bashimishwa ko bashimye. Reka dusabe abantu bafite impeta zabo, bazizane hano. Ko nabwo babihamisha kwambikana impeta. Impeta ifite ubusobanuro bwinshi ntagiye kuvuga nonaha, ariko ni ikimenyetso cy'urukundo, ni ikimenyetso cyerekana umuntu wari warabuze ukamushaka ukamubona. Rero kuyambikana ni ikimenyetso cy'uko Theoneste yari yashatse Charlotte ariko uyu munsi kamubonye.
kandi ko Charlotte umunsi abonye Theoneste, kandi ni ikimenyetso cy'umuntu uhaye ubutware weguriye ibyawe. Kumwambika iyi mpeta rero ni ikimenyetso cy'uko uhereye umwanya ukimwambika iyi mpeta nta bya Charlotte nta bya Theoneste, ibintu byose ari ibyanyu. Nta konti ya Theoneste yihariye, nta konti ya Charlotte yihariye, ntaki, ibintu byose ni ibyanyu. Ibintu byose ni ibyanyu. Wumva Theoneste ibyo utunze byose nawe ubwawe, Charlotte ibyo utunze byose nawe ubwawe. Kwambikana iyi mpeta ni ikimenyetso cy'uko umweguriye byose. Rero nabwo muyambikana mwavuga amagambo yanditseho ngaho, mwavuga yo mufite ku mutima wanyu, bahawe uburenganzira ngo ugenze uko mushaka. Niba ari ijambo wumva ushaka kujya umbwira ukumva urimubwira none, ni ibyawe birakureba. wowe Charlotte Masengesho wambitse impeta ikimenyetso cy'urukundo n'ubwizerane, kandi nkweguriye ibyanjye byose bihamije imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu. Kumve na Charlotte nawe. Yewe mwabise impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo n'ubwizerane, kandi mweguriye ibyanjye byose bihamije imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu. Amen. Murakoze cyane. Ntabwo babyishoboza, mufate izo ndahiro mumaze kubahira, mutere intambwe muzinzanire hano. Noneho mugiye kubanza gupfukame tubanze tubasengere, ntabwo mwabyishoboza. Hafi n'itorero twese duhagurutse, shaka ko mupfukama murebana. Mana yacu iri mu ijuru, tugushimiye uyu muryango utangije, urugo utangije uyu munsi wa none rwa Theoneste na Charlotte. Turagushimiye ko ari wowe Mana ishobora byose, wowe ubwawe tubatse urugo, wubatse bakubakira ubusa. Turagushimiye urugo ko ni umugambi wawe Mana, nuhimbazwe. Dusengeye rero uru rugo, dusengeye umuryango kugira ngo imbaraga z'Imana ziboneke mu rugo, ziboneke muri uyu muryango. Ubafashe Mana, ubashyigikire, ubakire urugo rukomeze, urugo rurangwa n'urukundo mu izina rya Yesu Kristo. Kandi urukundo Mwami rwera urukundo rw'uko bukeye. Bige guca bugufi, bige kubabarirana, hagize ibibazo biboneka baganire babikemure mu mahoro, ubashyigikiye, uri kumwe nabo, ubatera inkunga, ubashyigikira. Mwami mwiza, turasenze kugira ngo ubafashe, ubarinde Satani, ubarinde imyuka mibi yose mu izina rya Yesu Kristo, kandi ubarinde abajyanama babi. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ahubwo turasenze kugira ngo Mwami ijambo ryawe twabasengeye Mana ngo ubiteho, ubakuze rwose. Urakoze Mana kuri Mana nziza, uri Imana igira neza, uri Imana ishobora byose. Mwami twabasabira Mwami Yesu Kristo bikeya, ariko we Mwami ibyinshi kandi bakwiriye, ubahera ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Pasiteri abashimire. Nababwiye ngo umunsi w'iteka ryo gukora ikintu kidasanzwe mutari muzi, mutegeze mubona. Nababwiye ngo Charlotte ntabwo ataha uko yaje uyu munsi, na Theoneste ntabwo ataha uko yaje, kandi murabona ko rwose ari byiza. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka ko iyi ndahiro maze kubahira muyishyiraho umukono, mwamara kuyishyiraho umukono
nanjye nkabona guhamya indahiro yanyu. Uwiteka abaye umugabo wo guhamya ibyo gushyingirwa kwanyu. Njyewe Pasiteri Isayi Ndayizeye, ushingiye ku bubasha mpabwa n'ijambo ry'Imana n'ububasha mpabwa n'itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR, nemeje kandi ntangaje ko uhereye none Murenzi Theoneste abaye umugabo w'amasengesho Charlotte, kandi ko Masengesho Charlotte abaye umugore wa Murenzi Theoneste. Nuko Imana iteranirije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Bikoze mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Uwiteka abahe umugisha, abarinde. Uwiteka abamurikishiriza mu maso ye heza, abagire neza, kandi Uwiteka ajya bareba neza, abaha amahoro. Mu bintu byose Imana yakoze nta cyayitwaye umwanya nko gutangiza urugo, kuko inzovu yaravugaga zikabaho, ariko igiye kure mu rugo habaye inama irabumba, yatangira ikora, byafashe process ndende, habamo gusinziriza umugabo, habamo kumukuramo urubavu. Rero murebye process bitwaye kugira ngo Theoneste abone umugore. Mwibuke inama zabaye, mwibuke inshuro zitandukanye, mwibuke gufata irembo, mwibuke gutera igikumwe n'ibindi byose byabaye. Rero ni haba n'akabazo ugiye bukana abantu bose bari bahari uyu munsi. Mu izina ry'abantu bahari hano uyu munsi rero kadusabe Karinda Simone aze hano, aze gusinyira aya masezerano y'abana. Dusabe na Tumusiime David nawe naze ashyire mu mukono. Aba ni ababyeyi b'abana. Na mwarimu Immaculée nawe araza ashyireho umukono. Mwumva ko bitoroshye bireba. Nanjye kambisinyire. Turasoza tubahereza certificate. Ni icyemezo cy'ubushyingirwe duhereza abantu bashingiye mu buryo bwemewe n'itorero. Abantu mukoze uyu muhango, mbega ni diplome tubahaye yo kubashimira ko urugendo mwarutangiye mukamusoje neza. Muzereke n'abana banyu, muzereke n'abazabakomokaho, muyakire. Mbega ni certificate yo kubashimira, ni icyemezo mujyana n'iwanyu, mujyana no mu rugo rwanyu, cyuko uyu munsi itorero ryabashingiye ku buryo bwemewe. Mu gihe bayakira rero
turagushimiye uri isoko y'ibyiza byose, uri isoko y'umugisha tubona bose. N'uyu munsi kubwa Charlotte na Tonese turagushimiye, dusaba umugisha abantu bose bari aha kubw'umwanya, kubw'ibyo bakoze byose kugira ngo uyu munsi ube abo wakoresheje bose ubaho umugisha wawe, kandi ubwo dusoje tubasenze ngo ubane natwe, kandi ubwo uzakomeza ubushyigikire gahunda zikiri imbere turazigutuye kugira ngo zibemo. Ni mu izina rya Yesu tubisabye urakoze. Mpora nibaza icyatumye nkunda, ntangazwa n'ineza n'ubuntu ngirira. Ikiganza cyawe gihora kuri njye, abamarayika bahora bankikije. Izina ryanjye ryanditse ku mutima wawe, ndi umwana mu rugo kwa data. Mpora nibaza icyatumye nkunda, ntangazwa n'ineza n'ubuntu ngirira. Ikiganza cyawe gihora kuri njye, abamarayika bahora bankikije. Izina ryanjye ryanditse ku mutima wawe, ndi umwana mu rugo kwa data. Amahoro, ibyishimo, umunezero bihora biri mu mutima wanjye. Amahoro, ibyishimo, umunezero bihora biri mu mutima wanjye. Iyo nutabaje uraza ukanyegera, iyo nihebye uraza ukampumuriza. Ubu ngubu neza kuko ibyo wakoze ntawagererana nawe ku isi yose. Zamuye amaboko nguhe icyubahiro, kuko muri wowe hari ibyiringiro. Amahoro, ibyishimo, umunezero bihora biri mu mutima wanjye. Amahoro, ibyishimo, umunezero bihora biri mu mutima wanjye. Kuba muri wowe nibwo buzima buhoraho, kuko nshobozwa byose nawe umpa imbaraga. Amahoro n'imbabazi zawe bizanyuma My witeka. hope, it's my place, small face, small case. Case, you shed blood for me. I thank him for Christ died for me. He will come to the light shine on me. He will ride, homie. I take change for change to know God, homie. The truth, the Bible never tell lies, homie. It's my time, homie. It's my time, homie. Amahoro, ibyishimo, umunezero bihora biri mu mutima wanjye. Amahoro, ibyishimo, umunezero bihora biri mu mutima wanjye. Amahoro, ndanezerewe, ibyishimo, umunezero bihora biri mu mutima wanjye. Amahoro, ibyishimo, ibyishimo byanjye bikura muri Yesu.
ijuru turagushimye cyane kandi turagushimye Mana data turagushimiye gahunda zose zatambutse tukuragije n'izituri imbere Mana kugira ngo ari wowe kuzihagararamo warigwatirije biremera utanga ingabo nyinshi zifa kubw'ubukwe mwana w'intama w'Imana warakoze turagushimye nuko umwanya wose turangaha rero turawukweretse ibigaragara nk'ibitegurwa ahangaha muri iyi sare umwuka wera nabibemo cyane imbaraga zawe zihagaragare ibyahagaragara ibinyobwa ibyahagaragara ibiribwa Uwiteka Mana bibonekemo kandi gahunda zose turazikuragije kugira ngo igaragaze nk'Imana urakoze Uwiteka kubyumvise kandi kubikora mu izina rya Yesu abe abanyazamuga bakire ziriya mongoro ze kuza gusaba pare ndetse na murenzi bagane kuziraniro ziri hariya asigaye basengesha bamwe bagane kuziraniro turabashimiye cyane bitwa Azafu ubumwe data ubwo twebwe uruganiriro dusanzwe twakiramo imfura nakomeje kureba n'ubundi nk'uko wabinoje uzabonebera kure udire abatugenderera ureba abaje niba bazanye amahoro nza kuza kubona imfura zitugendereye naje kwakiramo urungano ariko mbona uwabanze imbere ari gusa uwamwakira ukamuha ikaze Yesu nahabwa icyubahiro abagenzi yagenze neza gusa igihe mwaziye amazi yatemye ageze kure ndahamya ko icyaka cyo Arisegeye umugube neza ameze neza cyane ubuzima bwacu mwadusabye umugeni umuryango wacu wa David usaba umugeni umukobwa witwa Masengesho turamubemerera baradukwera mpano turazishima turazakira duhana itariki y'uyu munsi ku izi tariki 18 itariki za none z'uku kwezi dusaba ko tuzabahekera umugeni mwadusabye hanyuma rero umusaza David arambwira ati genda muri ya muryango umugeni nabo twazanye mureba mujishe turamureka aba naje nkuzaniye umugeni mwadusabye ariwe Masengesho mwadusabye rero nkaba umugeni mwadusabye murakoze cyane babashimiye cyane rwose Masengesho afite umukunzi yakunze avuga ati nzabona ryari uwo nakunze Imana yakubereye duhaye abashimishe neza ubwo muzamuka kandi mudasobanya baratari namwe baririmba badasigana ngo ndamukunda urwo rurabo
rushyize kuri ruhimbi ubundi nsabe pari na marene bigire mu byimbo baca akabogi ariko dukoma amashyi neza adaturagurira mu kigori azamuriza ababyeyi nabo baraganira yego ngaho hindukirira iyo nkongoro nk'uko twagiye tubivuga inshuro wamubwiye ko umukunda arizo umusomyaho iyo waramubwiye inshuro venda ariko ubigenza ndagukunda cyane twagaranyo tumuha amashyi yego basengera kuko basengera bibona ndagira ngo ufate iyo nkongoro nawe ubundi inshuro wamubwiye ko umukunda wamubwiye ngo nanjye ndagukunda arizo n'ubundi mugabo mwiza mubonye nari ukeneye ndagukunda akira yego ndagukunda cyane soya akira ngo nzabura rwose gusomye nawe tumukomere amashyi tumushimire ngaho murangure ibiganza musozi imbagira ahangaha mwishimire ko yaje kuri uwo munsi mukuru wanyu uretse tubakire bamushyizeho amashyi reka sabe abo kuri keke bigiri hafi nimukomeze kandi mutambuke mugane ku musiba mwiza bijyanye n'intabwo nziza reka mubihabwe amaso murebe bagiye gucana barabicanye ndamubwira ibiti bigasa kugira ubwoba uduka utwa ni uduti tumwe ubugira ubwoba nanjye ni uko mubona rwose kereka wanyura aha wuzuye imana aturi mwakira ubutari uzagasika akamubuza byose takira umugore mwiza uw'Imana yabaye ariko amashyi yanyu bose takira umutware Imana yabaye takira rwose bana amashyi koko ibi bintu koko nabikoze kandi takira ngo barabiri gutwara ariko kandi na wa muziritsi nawe arahari nakureho urukoma kugira ngo tumuha amashyi y'umuha kumutse kandi no kubikoze takira umugore mwiza kuyakobe nta kibazo kuba turabwira kuyakobe Yeah.
내게의 내배야외 zanyibimaziza mashimwe muririmbirindirimbo nsha y'amashimwe n'icyubahiro niwe ubereye gushimwa negereye intebe yawe zanyibimaziza mashimwe muririmbirindirimbo turamushimiye n'imana tumuhaye bikuriyeho amagambo menshi twakubwira ati warakoze wajya kunoza n'umwana aturuke n'ibintu byiza turabishima yewe aba ni ababyeyi b'amasengesho ati rwose tubifurije kujya negereye intebe yawe zanyibimaziza mashimwe muririmbirindirimbo nsha y'amashimwe n'icyubahiro niwe ubereye. Abageni bashaka gutanga impano iyi mukuru wa Theo uriya ni madamu we Paul Rurangira mbere na Nzima ni na madamu wa muri Canada baza muri ubu ubwo rero Theo yavuze ati mukuru wanjye rwose nakunde cyane uri ntangagiye ati muramukazi masengesho Charlotte ati muramukazi wanjye ntashyikira ati abantu bavuye muri Canada bose ati ntabwo mutona twashimye ubwo rero hari impano abageni reka bazibagezeho doka abageni no bari impano abavandimwe babo ibintu byiza tugategura mu amashyi twishimira abana ko bazirikana bashimiye kuzirikana abana n'inshingano zacu nk'ababyeyi ko tugomba kubashyigikira iyo tubashimiye rero ni urukundo mugaragaza kandi tubashimiye ntabwo twakwima rwose icyo dusabye turabizi ko ari wo muco wacu kuko natwe twigeze mutwima ibyo twabasabye ntabwo natwe twabira ibyo dusabye gusa uko mubonye mugatwara nk'agahamba ko mu nzira ni uburenganzira bwawe byo gusangira ibyo urabizi ko tugasangira. turakoze cyane mureke dushimire abasaza ayo mata turabona tugomba imana
dushimire nyine waduhanze akaduha ubuzima. none rero nyir'ingabo akomeje izindi gahunda, abantu bawe bagiye gusubira mu ngo, abandi bakomeje ku zindi gahunda z'ubukwe. Reka tukurarike kugira ngo ukuboko kwawe ukomeze kubana na buri wese muri twebwe. Icyo duhagaritse ni imigambi y'umwijima, icyo twirukanye n'imbaraga z'abadayimoni. Duhamagaye ubutware bwawe n'ubushobozi byawe kugira ngo bigendane n'abagiye kandi bisigarane n'abasigaye. Ngaho rero komeza kwihesha icyubahiro, ushyirwe mu gihe gishyizwe bugufi, byose byose mu izina rya Yesu. negere intebe yawe zanye ibimazi by'amashimwe nkuririmbire indirimbo nshya y'amashimwe n'icyubahiro niwe ubereye gushimwa negere intebe yawe zanye ibimazi by'amashimwe nkuririmbire indirimbo nshya y'amashimwe n'icyubahiro niwe ubereye gushimwa we waremye isi n'ijuru niwakira icyubahiro